Fre rekera kunyirukaho pe kwa ko ibyanjye nawe byarangiye uriya munsi sose ngushaka mu buzima bwanjye ndetse nawe unyikuremo kwa ko nibyo byaba byiza kurushaho kandi kirenzeho nta nubwo mama wanjye agukunda ndetse ntabwo nkunda ntabwo nyigukunda pe kubera ko kuba mama wanjye byonyine sigaye mbona kuriya ambona nk'umwana nyine utumvira nyina papi ibyiza rero byakubera byiza no mu buzima bwawe nuko wanyibagirwa kwa ko njye namaze gukwibagirwa pe mwanzuro wafashe yego basi so byishimiye Fre ibyo byo kuvuga ndabyishimiye ndabyishimiye kandi byaba byiza nuko nyine wamvira mu buzima pe kandi ndakwinginze nta kindi kintu kimuza nawe iminsi 3 twari tumaze gukundana ntabwo ari iminsi myinshi nyine ku buryo kunyikuramo byakunanira basi sabye gufata umwanzuro nyine waje kuntekerezaho nabitekerezaho mu bako nyine igiye gufata kuri njye na mama wanjye basi se nta mahirwe ya nyuma wampereza kugira ngo basi nisubireho wenda ikosa ryabaye nawe yazongera gusubiramo kuko nayo nagiye gufata uriya mwanzuro nahubutse kumva yuko twashaka ahandi hantu nyine twahurira numva aricyo cyaba cyiza ntabwo byakunda njye ntabwo ngukunda mwagiye musona ko nundi bandi kure ariko na nabiti ndebere mundorere ubugarutsana gukora iki wowe ugarutsana gukora iki ko bakwirukanye ahanga ugarutse kwakora iki tuvugirije ukuri urukuzana umutwa ubebesa ahanga uhengeza mu bipango y'abandi bakwirukanye uje gukora iki niba bakubwiye ngo ntago dushaka nga byumve ntukomeze guhatira urumva ese mena kuvuga nabi kweri nibyo byiza kuvuga nabi koko Fre gankubaza ubu bayikora hanga bakakubwira bati akazucindwa hano nakanga gukora gusa gukora iki wabora gukora icyanga naje gukora akazi reka nkora akazi kangerera niba warambwiye ngo ntago bagushaka hanga ntago bagushaka bamaye itegeko barambwira bati nini nkongera gukwira yanyeneye gusohokana nawe ijambo barambwiye bati Minani uzirongera gufungura Fred izina ry'Imana bazatamusohokana ngiye nemeye kujyana nawe ugiriye ubaka yumva sibanze unega amatwi ngewe ntago nje kureba Sandra ahubwo nyine urabizi ko uno munsi turi muri weekend kureba Sandra ntago ari wende kureba ahubwo none niba utaje kureba Sandra nyifite ikibazo ngiye mfitanye gahunda nawe ugiza kureba banze unega amatwi nyine mfite ikibazo na yanga oya okay mufite none uje gukora ikibazo mfite urabizi ko uno munsi turi muri weekend kandi nyine ntago abantu bahari nyine ngo mbatwaze uje kuruhukira oya ntago abantu bahari ngo mbatwaze nyine tuzigo abantu babuze nyine kwiseta ahubwo narinje nyine ngo mubaze niba rero ntago ari ku ndege oya umva se none se kuvuga ngo waburiye abantu kwiseta uje kubasakira hanga nyine banze ntega amatwi nyine nashaka kubaza niba nta biryo byahiye ngo mumeho mate ngenda nyine umukobwa baramukuburije uzanywe ninde yanze kunde ko nta kintu kigomba gucanga hanga nta bijya bihari mina rwose mbabara rwose n'ukuri ko Imana ndashonje shaka ibiryo kandi warabinyemereye warambwiye ati nyashonza ingenza umibiryo ariko nawe uri kunyihinduka nyine sinzi ikibazo giye ariko Fre uko ko nemere nirukanwe hejuru kugira ngo ngaburire ko niko byanashize none sarahari indeze mama wanga nyine kurya utari kuma ibiryo nyine
n'urufunguzo rw'ahari gatwarubuza ahangaha narushakishije niba yarutwaye kugira ngo utazongera ngo kugira kandi ari nguru ndi kurubona urihe urarubonye rucomona urarubonye mina wambabariye kwera ukamfungura ko nawe byakubaho hari aho twazahura urushonje ukambwira ngo ufashe kandi unashonje ikibazo nta bintu byansaga guteka nyine byansaga guteka kandi ntabwo ari ibintu by'aka kanya ndi kumesa inkweto ndi kubunda ndakoropa mfite akazi kenshi ahangaha ndaza guteka nka saa 12 n'igice ndagaruka nka saa 1 ariko ndari nk'ibyo basigaje nguheho ariko sha ubu none habyagorana pe so inshuti yanjye subiza ntacyo nakwima ni umuntu wanjye ngahitaye nakundi tanguraho dore anga mamazagaye gatoya ntabwo nshaka kuhava vuba mina wambabari tangiye kunkariza ariko kamande nkubaze fure ugira ubwenge cyane ntabwo nabwo ngo tahata nta kintu kiranga mina nyamara isi nisakaye wazansanga ahantu wenda nawe hari igihe isi yakwicurikiyeho kansaba nyine ko nk'ubufasha adagura umutaka abantu niba udasakaye tujya ngo ugende ngo ngo uretse tuvire ntabwo ndi nk'abandi ubwo utangiye kuntega iminsi rero hejuru yindi ayo ni amaco yindi ayo ikintu nafashe mu nda niba ari igiki watashye udapfira ahangaha fere dari nta kibazo ko umwana n'ababaye rero ikibazo cye nuko avanga inda no gutereta uzamenya ashaka iby'ibyanyabyo nanjye sinjye mwana ubabarire gukuru nanjye mashaka amafaranga ntabwo navuga ngo undagenda kwinjiza nanjye banyirika rusa wanjyanwa uba kwirika rusa wanzanira mu muhanda yenda nabo barahimana aho kugifata ngo bagitera ahangaha umuntu azajya aza yirebe umuntu azajya kwireba atera agatebe cyangwa abantu bose ntabwo bareshya nanjye icyo kibazo yewe ngahangaha muri zo wagiye ubanza kujya ubundi ni ngombwa kugira ngo umpamagare wagiye ubanza ugashaka umuntu ukamenya kumuhamagara nese ntago wabanza utahandagira ahantu ndi gukoropa utahanduza babarira iwanyu ni uko mukoropa gukoropa bisobanuye iki gukoropa ni ugukura imyanda ahantu yari iri uyihakura mwicare icara si iwanyu ni ukwicaza ko ari ugufyatama ifyatamaho ko ahangaha ntabwo bahicara nta ntebe zihari uvuga ibintu bidasa biriya ndashaka ko tuvugana ntabwo bishoboka ubu ndahuze ngeze hari igihe uza kungisha inama ubu se wicaye nkahoreye ukuntu bwataraye aho nyine icare tuvuga bwataraye cyaza uvuga ikinyarwanda kibi koko ngewe ikibazo nshaka kubaza ibintu byo wagombye kujya umbariza ahangaha kuko ntabwo mu kintu twabonanye kuba icy'abahungu ari igihe mwitwara nkaho nta bwenge mugira ngewe ngo nta bwenge ngira uje gufyata amahanga kugira ngo uze kumbwira ko nta bwenge ngira igihe cyose tubanye nibwo ubonye ko nta bwenge ngira izina ry'Imana yamwe nta kintu uzajya gupanga nawe urabye usanga nta bwenge ngira ibyo byose tuvugana ntabwo ari we nari ndi kubwira nganjye wabwiraga se urifata ukaza kunza mu maso ukambwira ngo ngewe ngo nta bwenge ngira uzi ko Fred se yongeye akanangira ndi kuva ku ishuri akambwira ngo arashaka ko twongera tugasubirana kandi pe ni ukuri naranangira cyangwa ashaka kugira ngo agukoreho ahubwo ibibazo biri kukwisangira bikugiraho inshuti biriya nibyo bibazo biriya ni ibibazo ujye umureba umubonemo ikibazo uvuga ati uyu muntu kure mva rero yanangiriye
ngansaba ko twakongera nyine tugakundana ngo noneho ngo ntituzajye nyine ngo tubonana ngansange hano mu rugo aho ngo tujye dushaka muhurira mu kinanize mu bihuru ubona uri umwana wo kujya kuryama mu gihuru kibitekerezo by'umutumwa ati ntawe ngende wo mu gihuru ntabwo usanga ngiye uri kubona ndakanyamaswa kugira ngo mwikureho nyine shaka ibintu umubwira bituma atazongera kukwegera uriya n'ibyago bikugendaho nisi ko namubujije akanga kunyumva ahubwo dukindi utari unazi amakuru meza nanjye nkufite nandi niba ari meza niba ari mabi kuri wowe sinzi byari yaje hano kare turi kumwe twirirwanye yaje perezida ariko wawe nakwigendera wawe yaje hada yaje nise basigeza mbaririza reka da wese urazwi yari muzanye we nta nubwo wari unarimo nta nubwo yanatekerezaga ko unabaho kada wapi kabisa ntabwo njyaga kubaza nta nubwo wagira ngo nta nubwo yari iwanyu wenda kumweza ngo urahari wapi nta nubwo rwose rero byari muzanye ntibi wari urimo umutima mu gitereko ntago rwose nta kintu akigutekerezaho nawe yumvisha inama bamugiriye ariko uko ni nabyo nabishyigikira nta mpamvu yo kukubaririza nese ubona ndi umukobwa mubi cyane rwose cyazimina ngamva mu maso ngiye mva mu maso ugenda hari akantu kabeza nawe ntangiye kumva sha nkubwira ngutere imitobe maze nubwo nabari kukubeshya uri mwiza uri inzobe usa nka bike mubwira ukuri nutitonda ngo ureka n'abahungu bose mama badashaka wowe uzabizira nawe bonye ubundi se nkuve mu maso cyangwa mve mu maso unsanze ngandi kwikorera pe nutiza akanya ube ushaka ko wicara nushaka unaryama garama ugaramya nawe ubundi se shaho we reka kwiruka ku bintu bitagushaka barakwibagiye baragusibye naze ndi kumwirukaho cyane iyo wanyirukanse ngaho mureke rero yakwirukanseho byararangiye amahirwe dufite nuko atakikwibuka yaje hano ntabwo yigeza gutekereza ngaho sigara aho ngaho rero cyangwa ujya kuryama mu nzu aho ngaho niho baryama ese ko icyo atigeze ambaririza ese yaba yabivuyemo ndanamukumbuye akundi abakozi bose undi abayeho nkanjye njyewe nashyizemo ubundi abandi abakozi babaheza hanze bakavuga ngo bajye bajya kurira hanze ariko ngewe n'abamaburira banjye ibintu ngiye mbona biryoshye baguhaye nyine mu mujyi wiyongeraho na Nyabugogo umuntu nawe wayimpaye uramwibuka asubura wa mukobwa wo kwa Benimana higira impamvu yo kwagasa amagera yego wandi wasoje kwiga ngo vuba ngaha ta wabuze ibyabaye se bamukubise inda y'icyotsi bamudunangiye indi ubungubu nyine ari kwa inda y'icyotsi si bimeze ute mungu ushaka kufite nk'amezi 25 sinababaje ubundi mama we yari arimo kurira ku muhanda ntagiye imana urimo uraseka kandi ari ibintu ntago uyu nguyu zo yabiyoberwa nabyo nsanze nyine aratwite inderi kugenda niyo ari kugenda ayo makuru yose yatarura cyangwa wayimuteye nimbira kandi uriya mwana uko nitondaga sibyo baba basirirwaga bamutaka nk'akazu kagize niko ngo niba ngako kagira gate gatoya kajya ubwatsi akugira amagambo menshi we sha man sibyo nibyo mbamubwira bamubwira ubundi abakobwa nibatitonda bazajya babatera inda babihakane kandi n'uwo muhungu nta nuko ngo waze nayo yagiye kandi ngo barakundanaga izina ry'Imana ko ni imbobo
none se ubwo uramuzi se wayimuteye ntawe nzi kandi ubwo wasanga yarayitewe n'agahungu kakabwa ntawapfa guhita abimenya kameze nka kamwe karyaga kaza kureba Sandra ntawamenyesha usanga ari n'igisaza oya nahaha sa reka nkubwire rero uzi ko uriya muhungu buriya nawe hari ifite ikintu cyamugenzaga ahangaha buriya abona nawe yaragambiriye kugutera inda oya nanone nese buriya wabonaga ikintu kimwirukansa ahangaha ku manywa na nijoro agenda ushobora gusanga inda yirukanze ushobora gusanga inda yirukanze igatuma yirukanka ahantu yarayigendana barazigendana buriya iyo umuntu azakurushya zihora hafi aho ngaho arazigendana aba yarayiguteye ariko noneho reka mbabwire mwese mwicaye ahangaha sibyo reka mbabwire noneho nk'uko nguko nkangutse cyangwa nkaza nkongera kumubona nk'ahangaha nkamubona ari ahangaha noneho ni ribu nakwitabaza ribu nakwitabaza polisi niyo yamuvana ahangaha ikamushamana sinzi ikintu nakora rero byose ni kimwe niko byarangiye se byararangiye ubwo rero najya mbibwirira iyo nkuru y'uwo muntu nyine oya abahungu b'imbwa babaho mva nari mbizi n'undi ko ngo barazanye n'uwo mukobwa bashobora kuba baziranye ngo tuziranye yego rero witwararika mwana wacu ako nawe ufite amagambo menshi mbareka mbihore ne kubishinga witonde sibyo kambareke ne kubishinga abakobwa bagenzi bawe umwana kuvuga ngo abakobwa bagenzi be yasoje kwiga aho kugira ngo ajye kwiga akora ibyo yize akoresha ubwenge yakuye mu ishuri abukoresha atandaraza baba bamuteye kugira amagambo ariko nawe bwose yabukoresheje akuramo imyenda bamuteye oya icyo cyo mana yanjye Sandra wabyumvise uyu uyaza ubwenge reka tubitware gutya imana izagufashe karakabwa sinzongera kugasanga atari nawe ntihazagire undi muntu ujya kumutereta oya guteretwa ko yazateretwa ariko akajya agira gutya akareba umuntu ufite akamaro uzi gukora uzi gukora sha agakora uvuze nde umuntu uzi gukora munyakazi nk'uriya wa mugani wabonaga yaje gukora byayo reka mbareka njyewe ntakererwa ndakukomeza kubishinga naza gukererwa sibyo sawa bye ngaho mukomeze rero mwenjoyinge mumererwe neza sibyo ariko Sandra amahumura aje kumfasha kumesa imyenda kuko la myenda ni myinshi uruzura ntabwo wuzura ubundi wavuze kumfasha kumesa imyenda wajya uvuga ibintu bizima wanampata abantu mwana yanjye ndebera nawe utangiye guhaga nk'abato wowe utahaza n'uyinteye cyane ni iwacu ndumva nakumenaho kino cyayi wajya uvuga ibintu wabitekereza ubyihorere ko kumfana buri foto ukavuga ngo uriya mukobwa kwa minani ngo kwa minani nanjye ngo bamuteye inda wabona ari nawe wayimudometse ibyo ni ibyo bintu bikubabaje ziba urumva se mu matasanya wagira ngo nawe wayimuteza ukaba ushaka kuyihakana sha minani ndi kwibaza ukuntu nimba igihe inkuru bikakurakara minani ungendere kure unyendakara ariko ubu ntushobora kubabona nawe yitwita ukaba ushaka kubiduhisha atwita magara urakabaye magara nkagutwita wambesho mwana yanjye sha reka nkubwize ukuzi ureba n'ubundi ndabona umeze nka nyoko uretse sha ntacyo nuyitwita nzafatanya kuba yihanduza icyuma sha n'urushinge nzaba ndimo nogeza yikuremo Sandra meze ute ndakubona uri gucata se cyangwa uri kureba byose ndi kubikorera icyarimwe ego byose uri kubirebera muri mwese biteze papa se wamuvugishije papa twavuganye ambwira ko ameze neza anansaba ko nzajya kumusura nyine kajyayo kumusura mu rugo
umva rero Sandra sibyo singukunda yego rero papa mujye muvugana nta kibazo sibyo ariko ntuzajye kumusura ntuziko yashatse undi mugore yego akadusiga twadusize twenyine yego mujye muvugana ariko ntuzagire ikosa na rimwe ryo kujya kumusura mu rugo kuri telefone nta kibazo aguhamagaye wamuhamagara umukeneye ukamuvugisha mukaganira ariko ikosa utazakora ni ugutera intambwe ukagiwe ukajya kumusura kubera iki mama ntuzi ko yashatse undi mugore se akaduta twebwe akatwihorera akatureka ibyo ndabizi yego buriya rero uramutse ugiyeyo ukajyayo umugore ahita kwica yakuroga yahita kuroga akakwica kandi buriya uruzi bwe ntiburaza uri kuza gutya uvuyeyo uri kuza uri mu nzira gutya niho wagwa ntiwagera na hano azabugwa ntuzabugezaho uzagwa mu nzira ugasanga rero urapfuye nawe nari mfite ukabona nawe ndakubuza ukansiga ntabwo ugomba kujyayo ugomba kuguma aha mukajya muvugana ariko ntabyo kujyayo kuko uramutse ugiyeyo wahita upfa nta hantu nzigera njya nakubwiye kandi nta nubwo nzigera njya kureba gusura papa yego icyo ngicyo tucyumvikane wo mujye muvugana gusa byose bihagije nta kibazo pe ntacyo ntuzigere utera intambwe na rimwe ugiyeyo use ko mbona ubyemeye nkawe utabyemeye hoya abo kugomise ntekereza nyine kuri uriya mugore uraratwanga aratwanga buriya ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza yifuza cyatugeraho niyo mpamvu rero guciye urwaho yakwica cyangwa abagome babaho se ntiwamubonye n'ubizi urabona ko yaheranye papa yamutwaye burundu akaba yaragiye akaba atanatekereza nta n'umutima wo gutekereza kugera aha ngaha wowe haranakuvugisha ngewe nta namvugisha byakire gutyo rwose kandi umbabarire ntuzambaze ko nkubuze nicyo gikomere mu buzima n'abangize gikomeye kuko ni wowe wenyine mfite rega none baze nawe rero nari nsigaranye ugiye yego rero kandi nta handi hantu ikibazo cyaturuka hano niho wagwa nta handi rero mama mumara rwose ibyo byose umbwira nta kimwe nzakora kubera ko ndagukunda kandi simba nifuza ko nyine ari ikintu kibi cyakubaho cyangwa cyakubabaza yego rero humura njye nawe tuzagumana nyine akoze reka mvugisha abanyeshuri nta kibazo muvugane rwose mwana wanjye nanjye ndagukunda alo waba uri ibintu gutinza mu nzira kare ntabwo waba uri ibintu gutinza mu nzira uba ugomba kugenda ufite utuntu twinshi ugenda wigiyemo kubera ko umaze igihe utajya ku muhanda ayiwe n'abasheri bawe reka reka nyine abanyancerana ka kantu ukunda ntabwo nyancerana ka kana nyine ukunda kuzana hari abacuruzi benshi bagiye bimuka kandi bari inshuti zanjye byasaba kugira ngo ngende maze namenye ngo bimukiye na he kugira ngo nyine tubone wabyujije gukora akazi kataraga ukuntu bimera biteze nta muntu rero woza icyuma afashemo kubera wakwitema ahubwo se hari ikindi kintu nshaka kukubwira uzwa muri na Fred Fred yakumbajije